Yesu nashimye cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muraho, Imana yo mu ijuru ishyirwe hejuru ko ikomeje kubarindira ubuzima kandi nanjye ikabindinze. Ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ku rwanjye ruhande ntacyo natanze kandi nzi neza ko nawe nta kintu wigeze utanga. Ni urukundo rw'Imana, ni imbabazi zayo, ni impuhwe zayo. Ni ukuri yarahabaye. Yarahabaye nijoro urira, yarahabaye urwaye urakira, yarahabaye ushonje irakugaburira, yarahabaye wambaye ubusa irakwambika, yarahabaye. Njyewe iyo mbivuga ntabwo ari amagambo mvuga gusa, ku rwanjye ruhande narabibonye kanivugira igihe buryo yahabaye. Amina. Wenda ushobora kuba uri guca mu bihe akanya bitakwemera kuvuga ko Imana yahabaye, ariko nje namaze kwiga isomo rivuga ko ibihe naba ndi gucamo ibyo ari byo byose Imana ibiri kumwe nanjye. Sinzi niba utajya ubyumva, niba koko wizera Imana cyangwa ugira ibihe byo gusenga, ariko n'uri guca mu bihe bikugoye, uri guca mu bintu biremereye umutima wawe, kumva ijwi rikubwira mu mutima ngo humura, humura ndi kumwe nawe, humura ntacyo uzaba, humura mpari kugutabara, humura ndahari ngo nkurwanirire, humura humura humura. Nanjye rero ndabikubwiye, humura. Imana irahari ku bwawe, irahari kugutabara, irahari ngo kurwanirire, irahari ngo iburizemo imigambi y'ababisha. Amina. Rero nuko tugiye kuganira shigamise yarahabaye. Uyu mwaka uri kurangira ntabwo byakunze ko tuganira mu mpera z'ukwa 12, ubundi niko nari nabihawe gutyo ko aribwo nazajya nkitanga cyangwa se twaganira twongera twibukiranya imirimo y'Imana mu mwaka uri kurangira. Ariko impera z'ukwa 12 ntabwo nari meze neza, nari ndwaye, nayo nirindi shimwe mbyukanye rivuga ngo Imana yarahabaye. Ariko n'ubundi kuba igihe cyararenzeho gato ntibikuraho ko Imana yahabaye. No muri uku kwezi ntacyo bitwaye, nubwo bishobora kongera bikagaruka no mu mpera z'uyu mwaka, ariko nanga ntacyo bitwaye. Rero Imana ishimwe kuri kumwe nanjye, Imana ishimwe kuri kumwe nawe, Imana ishimwe ko ikomeje kuturwanira, Imana ishimwe ko ikomeje guhagararana natwe, Imana ishimwe ko itajya idusiga, ntishobora kudusiga. Njye ntiyansize, ku ruhande rwanjye narabibonye kandi ntizigere nansiga, ibyo ni isezerano. Reka dufatanye gusenga Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana tuganire ku byanditswe byera. Uri Imana ikomeye kandi ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye, n'abarwaye ndi muzima, uri Imana, n'abamuze cyangwa nyenye, uri Imana. Mana, uri Imana ikomeye kandi ihambaye, uri Imana ibana natwe mu byose twacamo, uri Imana ikomeje kudutiza ubuzima, uri Imana ikomeje kuduha amahirwe yo kongera kunoza inzira zacu. Mwami Paulo yigeze kwandikira Tito, aramubwira ngo Tito we, cyatumye usigara ikerete ni kugira ngo utunganye ibyo asigaye bidatunganye. Mwami w'amahoro, natwe tuzi neza ko impamvu ukomeje kutwongeza iminsi yo kubaho, utwongeje ibihe byo kuba aho turi hatandukanye, wagiye utwemerera kuba. Hari impamvu Mwami, hari impamvu wadusigarije, hari impamvu dusigajeho abo tungana, abaturuta, abo turuta, bavuye mu mubiri, ariko twe turacyariho. Ndaguhamagara n'imbaraga zawe ziganze, reka rino jambo umuntu wese uryumva rigire ububasha bwo kumwoza mu mutima, rigire ububasha bwo kumuhereza ihumure n'amahoro atarafite, rigire ububasha bwo kumufungurira imiryango yari ifunzwe igihe kirekire, rigire ububasha bwo kongera kumufasha kureba ibintu mu buryo butandukanye. Ni wowe dushaka, ni wowe dukeneye. Ubuzima tutagufite nta gisobanuro bufite, ibyo twakora, ibyo twapanga utari mu ruhande rwacu Mana, nta hamwe ho twagera. Rero tugushyize hejuru, ndakuraritse ntabe ari iki ndetse ntabe ari bagenzi banjye batandukanye bazakurikira iri jambo ry'Imana, ahubwo byose bibereho kugira ngo uhabwe icubahiro, wowe Mana isumba abantu bose bo mu isi. Ni mu izina ryawe nsenze nizeye ku bwa Yesu, amen. Haleluya. Yarahabaye ku rwanjye ruhande narabibonye, yarahabaye ku rwanjye ruhande yarantabaye.
nabonye Imana. Ni ubwangu nabonye Imana. Avuga yahuye nayo mu nzira se. Yaganiye nayo yaramusuhuje. Actually ishobora ari nako nabivuga, ariko ku rwanjye ruhande nabonye Imana. Kubaho nta Mana iri mu buzima bwacu ntacyo bivuze. Gusobanukirwa kuzura kw'Imana n'urukundo rwayo n'imbaraga zayo bisaba kuba turi muri Yesu Kristo. Yesu nk'ibuye rizima, Yesu nk'ibuye rikomeza imfuruka, Yesu nk'umutwaro uhindura amateka, Yesu nk'inshuti, Yesu nk'umujyana. Sinzi iyo uvuze Yesu cyangwa se Yesu ujya kumufata, ariko Yesu n'umujyanama, Yesu n'inshuti, Yesu n'ubutunzi, Yesu ni byose. Biterwa n'ibihurimo bitandukanye by'ubuzima, biterwa naho mukubitaniye. Twese reka mabwire aba abantu babona Imana, umuntu ari kuvuga Imana bidahuye nkuko bayivuga. Harimo abantu babona bari ari kuramya mu buryo budahuye nuko bayiramya. Harimo abantu bazi Imana nk'umukiza kubw'ibyo bakije runaka, hari abazi Imana nk'umurinzi kubera ko hari ahantu yabarindiye. Ikibazo si Imana uvuga iyo ariyo. Niba uvuga Imana isumba byose, ikomeye, ikora byose, yaremye byose, ishoboye byose, uyivuga nyine mu buryo wayibonye. Niba warayibonye urwaye urembye, nyine urayivuga nk'Imana ikiza indwara. Amina. Niba warayibonye ushonje, mu nda bitameze neza, uravuga Imana igabura. Imana ishimwe. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yakuremye wowe, Imana ikubeshejeho, niyo Mana ikomeye, niyo Mana ishoboye, niyo Mana ihambaye. Iyo niyo ngende kuvuga. Nizere ko nawe nubwo wayivuga mu buryo butandukanye nubwo nyivugamo, ariko nawe niyo Mana uri kuvuga. Ya Mana igukiza, ya Mana ibana nawe abandi badahari, ya Mana ikwibuka usa nkaho wibagiranye, ya Mana igukangura kongera kubasha kuyiramya, kongera kubasha kuyihimbaza. Niyo Mana nge nahoze mvuga. Amen. N'abatindiye cyane ka twinjire mu byanditswe byera, turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyawo cya 3, turasoma duhera ku murongo wa 14. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 3, turasoma duhera ku murongo wa 14. Bita dusoza icyo gice. Ijambo ry'Imana ritubwiye gute? Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umutwe w'amagambo avuga ngo Pawulo asabira Abefeso. Nicyo gitumye mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yo mu isi yose, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Rero tugarukiye hagatoya. Ijambo ry'Imana yamye ngo uko niko Pawulo yasabiraga Abefeso. Avuga ngo icyo gituma mfukamira Data wa twese. Amina. Pawulo ntabwo yavuze ngo nicyo gituma mfukamira Dagoni, nicyo gituma mfukamira Ashera, nicyo gituma mfukamira Bali. Yavuze ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese. Data wa twese wa Pawulo nabigiye muri biriya bihe yari ariho, natwe ndetse b'uyu munsi. Data wa twese. Pawulo ntabwo yapfukamiye akaza akora, ntiyapfukamiye umugabo we cyangwa umugore we, ntiyizereye mu mwana we cyane ngo aba ari byo asaba, amusaba kwita ku bantu runaka. Yavuze ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese. Tugendane ku murongo ubanza wa 14 honyine. Uwo nizera niwo mfukamira. Gupfukama cyangwa se guca bugufi, gupfukama ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ucira bugufi umuntu wizera, ucira bugufi umuntu wubaha, ucira bugufi. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese. Uko niko Pawulo yavugaga. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 15 ukurikiyeho, ijambo ry'Imana tubwira ngo uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa. Imana ishimwe. Pawulo no ayisobanura Data wa twese apfukamira uwo ari we. Amina. Haleluya. Sinzi bisoma byanditswe ukuntu wowe bisoma, ariko njyewe njya nkunda kwita ku kantu bavuze ko kandi ntinginga mwuka sobanurira hano Pawulo yaravuze iki, hano Bibiliya ijambo ryawe ryari kuvuga iki, ese biravuga iki ku buzima bwanjye nkanjye. Amina. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese. Akurikizaho ngo uw'imiryango yose yo mu ijuru n'isi yitirirwa. Uwo niwe Data, niwe Data wanjye, niwe Data ukubyara nawe. Ni Data wa twese. Pawulo arabanza agasobanura Imana mu Mana bwayo, mu mbaraga zayo, mu mikorere yayo no mu bwari bwa nicyo gituma mfukamira Data wa twese. Ngo uw'imiryango yose hatavuye uwanyu ntuvuyemo, umuryango nyarwanda suvuye, umuryango w'ibihugu runaka ntuvuyemo, uw'imiryango yose hamwe
yitirirwa, kandi si yo mu isi gusa, niyo mu ijuru yitirirwa. Nicyo gituma uwo nyine mupfukamira. Imana nishimwe cyane. Icyamba tukagendana. Aho ngaho Pawulo atubwira uwo ari we, wapfukamira uwo ari we, ni uw'imiryango. Ntabwo ashyizemo iby'ubutunzi cyangwa ibindi, avuze uwapfukamira, uwo wizera, uwasabira. Igituma ajya agira umutwaro wo gusabira Abefeso, ariko yabasabiye apfukamira Data wa twese, ni wabasabiraho. Uw'imiryango yose y'isi yo mu isi niyo mu ijuru yitirirwa. Imana nishimwe cyane. Dukomeze dusome ijambo ry'Imana. 16 batubwiye gute? Haratubwiye ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Uwo nguwo Data wa twese witirirwa imiryango yose yo mu isi niyo mu ijuru, ashoboye gutanga gukomezwa mu mitima, umutima ugakomera. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo abaye gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Ibyo ntibitangwa n'amashuri wakiga, ntibitangwa n'imiryango wavukiramo, ntibitangwa n'inshuti ufite, ntibitangwa n'akazi ukora, Imana ishimwe, ntibitangwa na church runaka uteraniramo. Bitangwa na Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. Asifiwe Yesu. Uwo niwe utanga gukomezwa mu mutima kubw'umwuka we. Amen. Turacyari gusoma ijambo ry'Imana. Turakomeza umurongo wa 17 atubwira gutya. Aratubwira ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Sinzi biri kubyumva cyane. Ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Bishatse kuvuga ngo ntibishoboka ko Yesu aguma mu mutima wawe hatarimo kwizera. Kwizera, Yesu abo buturo muri wowe bishingiye ku kwizera. Niba umwizera ukamwizera mu mbaraga ze, kumwizera ko ajya kumusaraba ku bwawe, ukizera ko yapfuye ari wowe wazira, ukizera ko yazuse, kugira ngo ubuzima butaboshe, ahubwo ubeho uri umutsinzi muri we. Ukawizera ko yishaye iburyo bw'Imana Data atwingingira dusabira. Kwizera ubuturo bwa Yesu uzubugira mu mutima wawe, ufite ikintu cyitwa kwizera. Kubwo kwizera. Amina. Kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo, mukaba mushikamye, mukaba mugize ute mushikamye, ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo. Ari nusigaye biriho itorero ry'Imana, ibindi twitaye ku bintu byinshi havuyemo urukundo. Twitaye ku iterambere rya church, twitaye kumenyekana, abaririmbyi bagezweho, abaki, ibyo bintu byose hari utuntu twinshi tujya dufata umwanya, ariko urukundo mo hagati urarubura. Kandi Yesu abivuga neza akabisubiramo, ikintu cyose kitari mu rukundo ntabwo gituruka ku Mana, kuko Imana ni urukundo. Pawulo yandikira Abikorino yarabwiye ngo naho wagira wakomera ukavuga indimi nyinshi zisa n'izawe, ngo niyo watwikwa ukitanga ubwawe, ariko udafite urukundo ntacyo ukoze, ntacyo ufite, ntacyo urico. Ndaparaphrasing actually, ariko nuko nguko avuga. Icyambe n'urukundo. Mitoro harimo ibindi, dufite ibindi byose turabigwije. Habuze mu rukundo, kandi ibindi byose hatari mu rukundo ntacyo ubufite. Kugira ngo ufite ibintu byuzuye, kugira ngo ufite ibintu bizima, birasaba ngo muri ibyo bintu hagati muri byo harimo urukundo. Niki kibigize, niki kibifonda, niki gituma ukora ibyo ukora, niki gituma uvuga ibyo uvuga, niki gitumye bitangira umurimo, niki gitumye ujyaiza ko ubuzima bwera imbuto, niki gituma urukundo. Yo habuze mu rukundo nta kintu cyo gufite, nta kintu ufite. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Umurongo wa 18 agakomeza ngo muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo n'uburebure n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, akatasome neza, n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubugari bwo. Urwo n'urukundo ari gusobanura bw'Imana.
rutwarira muri twe twagize gushikama twashoreye imizi muri Kristo. Imana nishimye cyane. Iyi mirongo uwa 14 kugeza ku wa 19 bari kutwibutsa ko kugira ngo urukundo rw'Imana rutware mu mitima yacu, kugira ngo ineza y'Imana ibe mu buzima bwacu, kugira ngo birasaba ko tuba twizeye ndetse twarashoreye imizi muri Kristo. Turiho ubuzima bushikamye budahungabanywa n'imiraba. Utavuga ngo nyamara baramvuze cyane ibi bintu reka mbivuyemo, batakwanga ngo nyamara banyanze. Abantu mu isi bafite impamvu zo kukwanga, bagomba no kukwanga. Harimo abagomba kukwanga rwose. Ese utumvishe ko abantu bakwanga? Ntekereza ko ibintu bye tubaho biri negative ahanini bigira uruhare mu kudusunika kuba batwebwe beza, kuba batwebwe bazima. Niba uzi uburyo urwango ruryana bikubuza kwanga mu mutima wawe, niba uzi uburyo amagambo nawe ubwakubabaza bikurinda kuvuga abandi ngo basebye, kuko urabizi uzi uburemere bwabyo. Imana nishimye gushorera imizi muri Kristo, tudahungabanywa n'ibije. Indwara zaje twavuye kuri Yesu, ubukene bwaje twatangiye gukora ibihabanye no kwizera. Hari icyo dushaka, hari popularity dushaka, hari abo dushaka kubaho, bigatuma dutangira kugabanuka. Imana nishimye. Imana iradushaka tugishoreye imizi muri yo, iradushaka tukize, irashaka aba ariyo yonyine dutegeye amaboko. Asifiwe Bwana Yesu. Icyambo kanyumva y'amasaha, twibuke ko ni data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. Arakomeye, ni umwami ukomeye, ni umwami usumba ibigirwamana byose, ni umwami urengeje uko njye nawe twamuvuga, urengeje uko twamwamamaza, urengeje uko twamuramya, reka ariko mbivuga. Ni umwami ushoboye ibintu byose, ibyanjye ibyawe arabishoboye. Amina. Niwe udusaba ngo dushorere imizi muri we, niwe udusaba ngo tumwize, niwe udusaba ngo tumenye iby'urukundo rwe. Imana nishimye. Umurongo wa 20 n'uwa 21 uvuga gute? Nukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, ibyo twibwira mu mitekerereze yacu, nk'uko imbaraga zisumba byose uwo data dupfukamira uw'imiryango iyo mu isi niyo mu ijuru yitirirwa, abashije gukora ibiruta cyane ibyo tumusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukorera mu twebwe abayizeye. Imana nishimye cyane. Haleluya. Imana nishimye. Ijambo nkunda ijambo ry'Imana, nkunda ijambo ry'Imana cyane. Ariko ngeze kuri uyu murongo wa 20 na 21 uranyica cyane, mwumva cyane. Ibasha gukora ibintu, mbega hari ibintu tutabasha gusaba, hari ibintu amagambo yacu tutabona uburyo tuyishyira mu magambo, hari ibintu twibwira muri twe, bamwe niba nabizi ko tubyibwira biba mu mitekerereze yacu, nibiza bisohokamo, bibitse nkaho twarabifungiranye, bibitse nkaho byabaye imbuto. Ariko Imana yacu ibashije gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, ibishobora no kunyura basi gatoya mu mitekerezo byacu tukabitekereza. Ibashije gukora ibi biruta cyane, nk'uko imbaraga zayo zikorera muri nge no muri we wizeye Yesu Kristo. Imana nishimye. Ahantu havuga ngo nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo, bishatse kuvuga iki? Dufite imbaraga zo kuzana impinduka dushaka. Muri twe hari imbaraga zidukorera, muri twe hari imbaraga zisumba byose ziturimo. Dufite imbaraga muri twe zishobora kuzana impinduka twifuza mu buzima bwacu, zishobora kuzana impinduka twifuza muri societe, bishobora kuzana impinduka zaho dukorera hatandukanye. Muri twe harimo imbaraga zidukorera, izo zifite ubushobozi bwo guhindura imitima, zifite ubushobozi bwo gukiza, zifite ubushobozi. Muri twe harimo imbaraga. Icyamanjye nawe uyu munsi tukemera, tukizera izo mbaraga ziri muri twe. Amina. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana yarahabaye rero. Iri jambo ryongeye kunyibutsa ko uko umwaka wa 2022 wawe wararangiye kose, ahari nawe wagiriyemo ibibazo, urarwara nkanjye, cyangwa se wapfushije abawe wakundaga muri biriya bihe, cyangwa se banapfuye muri uku kwezi, cyangwa se uku kwa mbere kurangiye,
cyangwa mu myaka yaciyeho hari ibintu byinshi twarahuye nabyo mu buzima, ariko Imana yarahabaye nicyo ngamije kukubwira. Kandi iyo yahabaye ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tuyisaba. Amina. Mbese tuvuga ngo aheza twageze, ibikomeye twagezeho, twibuke kujya ku mavi tuyishime, tuvuga ngo turagushimiye Imana, turagushimiye twaturinze, turagushimiye ko wadukije, turagushimiye ko wadushoboje kwiga, turagushimiye ko wadushoboje gushaka, turagushimiye ko waduhaye urubyaro, tubyibuke kuko izo ni imbaraga zayo zigaragaza ibitangaza byayo muri twe. Imana nishimwe. Ko rwanjye ruhande rero nshimiye Imana cyane yarahabaye. Nari merewe nabi cyane ariko narorohewe. Narorohewe no gukira neza bizaza kuko Imana irakiza. Irakiza hari igihe bikoze ndabibona. Amina. Si nicyo gusa, hari n'ibindi bitangaza bitandukanye yankoreye. Yarushijeho kunsobanurira iyo ari yo. Yarushijeho kunyereka mu rundi ruhande. Wowe nkurikiye ndakwinginga, ngwino uhereze umutima wawe Imana. Izara Yesu Kristo umwizere akugirire neza. Ibyo mvuga njye narabibonye. Iyi Imana mvuga siyo soma gusa, si niyo nabwiwe n'abavuga ubutumwa batandukanye cyangwa abantu batandukanye. Nayibonye igaragara mu buzima bwanjye, igakuraho bimwe na bimwe byari byaranze kubaho, ikama n'umutuzo n'amahoro mu mutima. Nuko ibyago wacamo ibyo ari byose bigifite amahoro mu mutima, biba ari ibyo. Amina. Imana yarahabaye. Aya masaha ndagira ngo muri ibi bihe, muri uku kwezi, wongere wibuke, ubikurure, wibuke mu bwana bwawe, wibuke aho ugeze, wibuke ibyo waciyemo, wibuke intambara warwanye, wibuke ibitandukanye wagiye ucamo, ariko Imana yakurindiyemo. Nazibabwira ko njyewe nagize ikibazo cy'uburwayi, ariko hari ahantu ugera ukajya mu gikombe, Satani akaguteraho ikintu cyo kugira ngo ushidikanye Imana cyane, ukibaza iyi Imana yari irihe mama apfa, Imana yari irihe data apfa, Imana yari irihe bangambanira bakanyirukana mu kazi, iyi Imana yari irihe randiro dansuzugura gutya akanyirukana, Imana yari irihe abo dukora n'abangirira nabi, wa Mana wari urihe. Bijya bibaho, ariko kamuririmbira akaririmba. Nugera mu butayu byose bikomeye, nukemerera umutima wawe gutenebuka, ucukurura ibihe warizwe n'Imana, wemeza umutima wawe kwicira umurinzi. Nugera mu butayu byose bikomeye, nukemerera umutima wawe gutenebuka, ucukurura ibihe warizwe n'Imana, wemeza umutima wawe kwicira umurinzi. Iherere ushira amavi hasi, uganire n'iyakuremye gufiteho umugambi. Iherere ushira amavi hasi, uganire n'iyakuremye gufiteho umugambi. Nugera mu butayu byose bikomeye, nukemerera umutima wawe gutenebuka, ucukurura ibihe warizwe n'Imana, wemeza umutima wawe kwicira umurinzi. Amen. Nujya ugera mu butayu ibintu bikomeye, ntusemere umutima gutenebuka, ujye wibuka ibihe bikomeye Imana yagiye kurindamo, Imana yagiye gukura mu bikomeye, bitume ushikama umutima ngo umutima we tuza ntumpagararemo. Umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara hano muri isi anabara. Nukuri kose tuba twararabyo tutizera ko tuzabonera kugira neza kw'Imana muri isi y'ababaho. Abana bakunda kubwira ngo ibyo bitangaza wifuza ntacyo bifite icyo bivuze. Niba ujye ubyifuza ukanabitekereza bifite icyo bivuze. Nibyo uri umunyamwuka, nibyo urasenga, ukunda Imana, uri mwuka, ariko no mubiri turimo rega. Turimo ntago ari kuvuga ngo niwo twizereramo, ariko dukenera kurya, dukenera kwambara, dukenera kwiga, abiga, dukenera kwishyura za school fees, dukenera ibintu byinshi bikeneye nyine bikorwa turi muri uyu mubiri nyine. Uyu nyine rero ibyo nabyo Imana ibyitayeho. Gusa yavuze ngo banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose uri kumva ushaka izabikongerera.
icyambo kanyuma ibindi byose uri kumva ukeneye ibindi byose wifuza izabikongerera. Irabizi ko ubikeneye, irabizi ko ukeneye inzu yo kubamo, urambe ibintu byo gukodesha, byose irabizi. Agasuzuguro usuzugurwa n'ubwo buzima ucamo irabizi. Gusa reka mwibutse ntuzibagire kuko Imana ibyo yakubwiye kubikora ko izabikora. Ibyo yakubwiye kubikora izabikora. Ibyo yagusezeranyije uzabibona. Ariko igikomeye jya ubwira umutima ngo umutima we ntumpagarare, ntuntere kuganya. Imana yanjye izanabara. Ndetse nubona nabyinshi ukishima cyane ujye wongera wongorera umutima wawe uganirize ubwira mu mutima we wikiyemera. Ca bugufi wa mutima we uganirize ubyibutse ubwira ngo nubwo ukize, nubwo umenyekanye, nubwo ushoboye ibi ntago ari wowe, ni Imana isumba byose. Iyo imiryango yo mu isi no mu ijuru yitirirwa, mu isi no mu ijuru iyo yitirirwa, uwo nguwo nyine data wa twese niwe wabikoze. Urutse umutima ngo rekirarira iyo bitaba Imana ntago uba warahageze. Iyo bitaba Imana ntuba warangije kwiga, iyo bitaba Imana ntuba warashatse, iyo bitaba Imana ntuba warabyaye, iyo bitaba Imana niba wari kubaka wowe wari kubishobora kuba ntago byari gukunda. Iyo bitaba Imana ntuba waratsinze izo business nizo zarungutse. Ibyo bitse umutima wongoreye ngo umutima we si uko abandi batazi gukora, si uko abandi batari abahanga, kuba batabifite, kuba batarabigeraho si uko atari abahanga. Ni ubuntu nagiriwe. Imana nishimye ujye ugana umutima wawe. Akenshi twibanda ngo umuntu ngo ikiganyira twebwe abantu bari mu bihe bikomeye, ariko n'abari mu bihe by'ibyishimo ngenda njya mvugane nawe. Ni uri mu bihe ibisubizo byose zanije byose biri gusohora, ibyo wifuzaga uri kubona biza, ugeze mu bihe byo kunezerwa, amarira asa nkaho yagabanutse, amarira asa nkaho yagushize ku maso. Ndagira ngo nkubwire ngo ntiwiyemere, ishime, wiyiteho, umere neza, ni byiza. Ariko ujye ubwira umutima we ntukibagirwe ibihe by'umubabaro, ntukibagirwe ibihe waciyemo. Simvuze ngo ibihe uhora ugendana nabyo, ariko ujye ubikurura ubyibuke, bigutere guca bugufi, bigutere kudasuzugura abari kunyura mu bihe nk'ibyo wanyuzemo, bigutere kumenya ko Imana yaguhinduriye amateka, yahindura n'amateka ya runaka uzi. Amina. Iyi Imana yacu rero irashoboye. Imana yacu irakora. Imana yacu irahambaye. Icama nawe uyu munsi niba utarayemera, utarayizera, ukayikaze mu mutima wawe. Imana mvuga narayibonye. Uhamagare Imana ubwire Imana nshaka kunyishurira, nshaka kunsobanurira uburiwe, nshaka kunyobora muri iyi nzira y'inzitane, nshaka ko unyigisha nibyo abigisha banyigisha neza, nibyo pasiteri cyangwa se umubyeyi wanjye wo mu mwuka arandera neza, nibyo bimeze gutya, ariko Mana ndagushaka mumbwire ibyo batambwira, unyereke ibyo batanyereka, umfate inzira unshisha aho batanshisha, kuko Imana intambwe ku yindi igendana nawe kandi iragutoza. Hari ubwo abandi bahora bagushira imanza babona, ariko iyo intambwe ku yindi iragutoza, igira kuba wigiraho, gira role models n'ibindi, ariko wibuke kwegera Imana kurusha ibyo byose, kurusha nabo bose, kuko ishoboye ibyo badashoboye, yakora ibyo batakora. Ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye. Nsigaye ntekereza ku Mana nkavuga Mana urahambaye, urakomeye, urashoboye, usumba ibigirwamana byose. Nkumva mbuze icyo ndenzaho. Rero Imana ishimwe wowe yakurinze. Aho sinasoza ntavuganye n'umuntu uri guca mu bihe bitoroshye. Imiryango yaragutaye se, inshuti zimaze kwibagirwa, abandi baragenda ariko wowe wirirwa uryamye, abandi bafite imirimo ariko wowe wapurayinze henshi ntiwabona akazi, abandi business zabo zaciyemo, inzozi zabo bari kuzigeraho, ariko ntibirakunda. Imana ntiyatubwiye ngo twigereranye n'abandi. Umugisha wawe ni uwawe, nta wundi wawufashe. Aho ibyo bagezeho babigezeho n'ibyabo, nawe uzagera ku byawe. Kwikompara ntabwo ari byo, ariko hari ubwo bishika, bikagushyikira bitewe n'ibihe urimo, cyangwa se no gukomererwa nabo wita abavandimwe, nabo wita inshuti. Ibyo bihe bijya bishika. Rero ndi kukubwira ngo niba uri no muri ibyo bihe, humura. Yakoze biriya n'ibindi izabikora. Bya bindi wibutse mvuze ngo biriya
yatabaye wa wundi wabonaga atazava ahandi yarari nawe izagutabara. Yakijije wa wundi wabonaga utazakira nawe izamukiza. Kubaho nta gisobanuro bifite hatarimo Imana. Bariyo wiga kwishigikiriza uko ibihe byabisa hose ntibikwemerera kuva mu bikari by'Imana. Niyo dusigarana rega at the end ibindi byose tubyirukamo cyane, ariko nihorana natwe. Abantu muhura muri nyine baguhura uri product isa nkaho yarangiye, wakangutse ntibazi ngo warabite, wambaye wahariye bakabona uragenda uragaruka, bakabona murakorana, bakabona murabyinana, bakabona muratemberana, bakabona muhuriye mu isoko, bakabona ntabwo bazi ukuntu biba byagenze. Hari Imana rero iba yakoze ibyo byose. Iyo ngiyo mubana mu buriri, iyo ngiyo mubana mu madusha aho ujya, iyo ngiyo mubana muri toilet, iyo ngiyo mugendana aho ugiye, iyo ngiyo mu biro handi uri wenyine muri kumwe, iyo ngiyo ibiri no mu bitekerezo, iyo ngiyo iyo Mana ibiri house ibera hose icyarimwe kandi itabara bose. Itabara bose. Nagira ubanga ku butoni. Humura, komera, irakwibutse. Irabyongeye iyo Mana irabyongeye. Irabyongeye yongeye kubyemeza. Nuko yemeje Aburahamu na Saraya. Irabyongeye iyo Mana irabyongeye. Irabyongeye iyo Mana irabyongeye. Irabyongeye yongeye kubyemeza. Nuko yemeje Aburahamu na Sara. Irabyongeye irabyongeye. Nawe igukoreye ikibemeza. Iguhaye guseka, iguhinduriye amateka, irakwimuye, ikuvanyeho igitwikirizo, iguhaye ubuzima buzima, ibohoye umutima wawe, igukijije indwara, igukuriyeho inzitane, ifunguye imiryango yafungitse, ifunze imiryango yafunguwe atari yifunguye, iguhaye imbaraga n'ubutware. Erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukorera. Are you ready gukorana n'Imana? Ibikomeye bigomba guhinduka muri iyi si, njye nawe tuzabikora. Ibyo tubona byanze guhinduka, ibyo tubona bitagenda neza, ni njye nawe wo kubihindura. Bikicara ngo ufate amaboko yawe, bikicara ngo haguruka ukore, vugana n'Imana, gendana n'Imana. Ibibazo runaka uzi muri quartier ubamo, ibibazo runaka uzi muri church usengera, ibibazo runaka uzi mu muryango aho uvuka, ni wowe wo kubihindura. Hari igituma ubibona reka. Usikora mubana mu muryango batabibona, usikora mubana mu church batabibona, usikora mubana mu quartier batabibona. Kuki ari wowe ubibona? Kuki ubyitaho? Kuki bikubangamira mu mutima? Kuki ubitekerezaho? Nuko ari wowe wo kubihindura. Ni wowe wo kubihindura. Imana yaguhaye ubwo bubasha, Imana yaguhaye ubwo butware. Wikemera Satani kukubwira ko ntacyo uzigezaho, wikemera kukubwira ko ubwo bari ababishoboye utabishobora, wikemera kukubwira ko ntacyo uvuze kubera ubuzima runaka urimo. Aho waba uri hose, icyo waba uri gukora cyose cyaba gishiritse gute, Imana iguhereye mu mugisha cyaba kinini cyane. Ikiruta byose gerageza wegera Imana, umva ijwi ryayo, yibaze Imana mu gihe nk'iki ndimo, uranyifuza he, uranyifuza iki? Kubera ko gukora byinshi siko gutsinda, sino gukora neza. Gukora icyo wagombaga gukora niko gutsinda. Imana nishimye. Abijye dutsinda mu mirimo myinshi, hakaba ari muke twagombaga gukora. Ukabasanga wakoze ibintu byinshi, ariko icyo wagombaga gukora ntugikoze. Ukoze ikintu kimwe ariko urashe mu rwico. Reba nk'abantu bafora imiheto barasa. Umuheto ntuburahugwa, ntuburahufata. Ariko biba ari ugutsindwa y'ufoye, ntuhamye aho wagombaga guhamya. Rero muri twema abantu bavunika mu bintu byinshi, ariko iteka ryose barafora bagakubita ku ruhande. Imana igwe gufora uhamye neza aho washaka guhamya. Ikikwifuza aho aricyo kiba, icyo yakuremeye aba aricyo kiba. Niwihebe, ntiwiganyire,
nk'uku ku mutima, iyakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Iyakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, yabikoze izakora n'ibindi. Kiranuka gusa shaka ikimana kwifuzaho, baricyo uhirimbanira, baricyo utindamo, baricyo kikubera umutwaro, baricyo Mana nicyo nifuzaho, Mana nicyo nshakaho, Mana niba isengesho ryawe. Kubera ko mwisi turabashyitsi, urahari uyu munsi ariko ejo ntuzaba uhari, ndahari uyu munsi ariko ejo sinzaba mpari, nivuga ejo ntiwumve ejo hazacya, mu minsi iza sinzi iminsi isigaje kandi nawe ntuyizi. Gusa ndakwifuriza ko nawe wagira umuhigo uvuga ngo iminsi nsigaje uko ingana kose, niba ari mike cyangwa ari myinshi, ntikamfane ubusa. Haleluya, ntikamfane ubusa. Imana ikomeze kubagurira imbago, Imana ikomeze kubaha kunezerwa, baha umunezero, ubutunzi itanga itajya yongeraho umubabaro, umugisha itanga itajya yongeraho umubabaro, niyo mbasabiye. Kandi umugisha urutindi byose ni ukumenya Imana. Kubimenya nibyo by'agaciro gakomeye cyane, kumenya ko Imana iriho ukabyizera ukabyemera, n'indura ibyo tubona ko bidashoboka ikabigira ibishoboka. Nubwo abantu bo bashobora guhinduka, yo ntihinduka. Kubimenya nibyo by'agaciro gakomeye cyane, kumenya ko Imana iriho ukabyizera ukabyemera, n'indura ibyo tubona ko bidashoboka ikabigira. Nubwo abantu bo dushobora guhinduka, yo ntihinduka. Amina. Kubimenya nibyo by'agaciro gakomeye, kumenya ko Imana iriho. Imana iguhereza umugisha. Ndagushimiye ko wabanye nanjye, ndagushimiye kandi ko wemeye gufungura umutima wawe, Imana ikwinjiremo. Uri njye nawe byavuga ngo kuvugo yanyinjiyemo, kuvugo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuvugo yanyinjiyemo. Sitayahewe ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi, Yesu ubwo yangeragamo, umucyo winjiye mu mutima wanjye, Yesu ubwo yangeragamo, kuvugo yanyinjiyemo, kuvugo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuvugo yanyinjiyemo. Niba Yesu utaramuha amahirwe yo kwinjira mu buzima bwawe, ndakwinginga ngo umuhereze umwanya yinjiye mu buzima bwawe, buhindure ubuzima bwawe, buhinduka ukundi iyo Yesu yinjiyemo. Umucyo uhita winjira mu mutima wawe, yakugeze kandi ajya kunyura ukishima ukamuhimbaza. By'umwemerere fungura umutima wawe, fungura umutima wawe yinjiremo. Kadusenge duclosinga. Imana ikomeze kuguha umugisha. Rero Imana yarahabaye, yarahabaye pe, ntukabyibagirwe. Imana yarahabaye, yarahabaye kandi iracyahari, izanahaba. Muri za plan ufite, ya mishinga ufite, niba warayipanze uyihamagaye ngo igufashe, cyangwa se niba ukomeza kuyiyereka, izahaba. Uyizere, izere Imana, izere mwene data, izabikora nk'uko yabivuze. Urutoki rw'Imana rwonyine rurahagije, ntanswe yahagurutse ukwayo kose. Izere Imana, izere mwene data, izabikora nk'uko yabivuze. Urutoki rw'Imana rwonyine rurahagije, ntanswe yahagurutse ukwayo kose. Imana yo gutabara hagaruka ukwayo kose, kandi
ijambo ry'Imana tubwiye ko urutoki rw'Imana rwonyine rwakoze ibitangaza kwa Farawo ubwo yangaga kurekura Abisiraheli ngo bagende. Imana iguha umugisha. Data turagushimiye kugira neza, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kuri aka kanya keza utugeneye ngo tuganire ijambo ryawe ryera. Reka Mwami uryumvise hose abohoke, uryumvise hose yongere kongerwa kwizera, yongere kumva imbaraga zawe n'ubuntu bwawe, yongere kwifuza kuba ari wowe yishimikirizaho, kuba ari wowe yihishamo ubuzima bwe bwose abuguhereze. Eregura Data wa twese kandi uradukunda utwitayeho, kuko umenya nibwo buzima, kubumenya nizo mbaraga. Sengera umuntu wese utarizera umwana wa Yesu Kristo ngo umushoboze, umufungurire umutima, amwizere. Ndetse uwamwizeye ariko akaba yaracitse intege ku bibazo bitandukanye, imiraba yose n'imiyaga yahuye nabyo, nawe Mwami wongera umukomereza amaboko. Komeza uganze muri twe, dushoboze kwibuka neza ko inahasi iwacu tuhafite igihe gito, ariko igihe gito tuhafite urifuza ko dukora ibyo gukiranuka. Izo mbaraga kandi unyobora ubitwibutsa. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Shalom shalom. Imana ikomeze kubarinda, Data akomeze kubabera imbaraga. Ndabakunda, Yesu akabakunda kurushaho. Icyo abifuzaho, icyo twifuzaho ni ukumwegera, tukamwemerera akatubera umuyobozi. Iwe ntayobya, we ntajya ayobya, abandi batuyobya ariko we ntajya abikora. Shalom shalom.